Miriwe tugiye kubagezaho ikiganiro gito cyane cy'iminota 5 turibaza ku batagatifu. Amadini atandukanye cyane cyane ya Gikristo agira ijambo abatagatifu abera. Bamwe uhura nabo bakakubwira ati njyewe ndi uwera, njyewe ndi umutagatifu, kuko ibyaha byanjye byose Yesu yabipfiriye, n'ibyo bikaba birarangiye. Ntagabo nabo ntago ari bo ndimo, nta n'umwe ndimo muri bo, ariko ndagira ngo tugire abo dusuzume. Hari abatubwira ngo abatagatifu, kwiyambaza abatagatifu. Ese umuntu uko yiyambaza abatagatifu kandi akavuga ko ari mu idini rya Gikristo, kandi idini rya Gikristo rivuga nanone ngo ritegereje izuka ry'abapfuye. Abatagatifu biyambazwa, cyangwa iyo umuntu arimo gusenga ngo akire indwara aciye ku muntu wapfuye, ngo kugira ngo azabone kubona ikimenyetso cy'uko ari umutagatifu. Ndimo kwibaza, uwo muntu ashobora kugukorera igitangaza yarapfuye cyangwa ubwo yarangije kuzuka? Aho nshatse kugaruka rero ni kwizuka. Ese abatagatifu icyo bita izuka ry'abapfuye niriba, bazongera bapfe noneho bazukane n'abandi? Abatagatifu ubu bari hehe? Bari mu ijuru, ariko bazavayo bongere bapfe hanyuma bazuke, cyangwa izuka rigenda riba gake gake, abatagatifu bo bakaba bagenda bazuka mbere yacu? Muri comment rero umuntu ubyumva yabidusobanurira, yadufasha kubyumva. Ariko kuko mbajije ikibazo nsanzwe ndi n'umuntu ugira ibyo asobanura, nagira mbabwire ko muri rusange amadini ashingira imbaraga zayo kuri guilt nicyo bita culpability. Nk'uko muri za misa za kera zikiba mu Kilatini abantu bavuga ngo mea culpa, mea grandissima culpa, ngo ni icyaha cyanjye gikomeye. Babivuga muri misa, mea culpa, mea grandissima culpa. Ni ukuvuga ko Imana buri gihe iza mu buzima bw'umuntu akibona nk'aho ari umunyacyaha. Imana iza mu buzima bw'umuntu akibona nk'aho ari umunyacyaha, afite ibintu agomba kwisobanura imbere yayo, cyangwa agomba gutuza akamanika amaboko, ngo igahita imubabarira byose, agahita aba umutagatifu nkayo. Ibyo bintu rero byose ni ibintu biteye confusion, ariko mu by'ukuri twe twigisha filozofiya ya Spinoza itubwira yuko hari ibintu tuba dushoboye gukora tukaba twaba responsable yabyo, ariko harimo n'ibindi bituruka mu zindi mbaraga, ari ibituruka ku myitwarire ya bagenzi bacu, cyangwa ibituruka ku kuntu isi imeze ubwayo, ukuntu ubuzima bworuganije. Niyo mpamvu tutagombye kwicira imanza ngo turi abanyabyaha, kuko imyitwarire yacu iterwa na ignorance cyangwa knowledge tuba dufite, plus influence ya surrounding igizwe n'abantu n'ibintu. Surrounding ibigizwe n'abantu n'ibintu, ni ukuvuga ntabwo umuntu yagombye kubaho ubuzima bwe yumva ari umunyabyaha ugomba kwisobanura ku Mana, cyangwa ategereje imbabazi z'Imana, kuko Imana ni nature. Imana it is the totality of what exists. Imana ni structure of the reality. Murakoze rero, musangiza abandi kino kiganiro kandi kibafashe kwifasha.